Jasmine bari marihe imimuhero kesho yarabyutse arakaraba iterambeka arambara umukobwa yegenda avugisha ukuri nese ko na telefone itariho basi se uri kumuhamagara ngakunda ngiye kuri gusimbuka ntabwo ndamuhamagara ngiye urabizi y'amafaranga yose natanye ubizi ko narahashye mbagurira imyenda mbagurira make akunda keka mwarishimye usibye amafaranga nasigaje mu gasakame y'inani ya tike andi mafaranga yose narabuze andi mafaranga yose wayabuze narabuze cyane gusa birumvikana ni ibintu byumvikana ntabwo ndi kubivuga ndetse ndi umusazi ngewe ntabwo ndi umusazi teta amafaranga wayabuze ndimo ndakubwira ndetse ndasaze se nta nubwo ari bizogora bizofata ndi kumwe amafaranga wayabuze nayabuze teta aya magambo ntabwo twaganiraho turi babiri gusa ibintu biza kugenda neza ahubwo reka turindire mimaze hanyuma tumubaze ukuntu ibintu byose byagenze neza kundi ko n'amesa bigize ibintu byoroshye oya teta ngiye ntabwo nabyumvishe ko amafaranga yabura urukora turi weho gute twasara ku musozi niyo mpamvu ugiye nta kubyumvisha ntabwo navuga mimi cyangwa mvuge ngo wowe mwese umva nisheni kuko nta mikino niyo mpamvu naramuzana yafunze umva se ntabwo tuzana yirwa yikaranga mu bagabo niyo mpamvu ntabwo ngo tuje turi babiri twenyine reka se ntabwo uzavana atarazi ntabwo nahafa kuko ntabwo nabyumvisha neza ntabwo nabyumvisha neza ko kimwe cyose kiki bana amafaranga avuye kure ari amafaranga avuye kure n'isaha ndacyakorera n'isaha ndacyakora ibintu bimwe na bimwe kubera ari amafaranga please reka tubireke teta ntabwo nabyiyumvisha tubireke ndetse turabiyane ikindi gihe saa none wumva nkubwire njye ndi kumva ibintu birenze cyane kandi njye kuryama hanyuma tuzabiganire hejuru mbega ikintu ubuse mana nyagasare noneho ndabahonte teta ngiye kugaragara isi yose igiye kunyota nari maze iminsi imeze neza nifite ku gafaranga kanjye umugabo yanyihereye yanyikundiye mana nyagasare ko kubimugira nabi nyinshinzi bura kuwa nyifashe nk'nyakora n'Imana ibizi mbega n'umuntu bitabaho sinshobora kubyumva mana mfasha mbyakire kuko nta hantu ari bwari mu biki ubu inkwavu n'inkoko bimeze nabi akobana ko ntawe kari buve hano amafaranga ngomba kuyabona kuko nararuhiye byatari bagabo amafaranga ntabwo bapfa kuyarya gusa mpamvu nanjye ngomba kuyabona mimi ntawe uhari akwiyeho telefone ntabwo byabaho mu Rwanda baramufata iri joro kandi my gosh ntabwo nshobora kubyumva ibi bintu amafaranga uburyo naca mu mwanya w'intoki isi zigiye kumbona ntabwo usanzwe ko mwanginjira ndabizi ko se injira teta meze bitera meze neza urakomeye yego amakuru y'iminsi neza meze neza ni amahoro kuba dusuye bwije se cyangwa se amahoro ni amahoro kabisa usanzwe turi kunywa akantu rero nakwakira tugasangira kabisa neza ariko dusangire ku buzima bwiza wanyweye wa mugabo we ko mbona ufite icyaka n'icyocyere sinzi aho uvuye iri joro ukareka ibintu inywere nta kibazo inywa reka ibindi teta icyo ngukundira ni icyo kabisa ikibazo iki njyewe mba numva bishimishije buriya iyo usuye umuntu akakuzimanira biba bishimishije cyane enjoy yes hanyuma njyewe abizana twahuriye urankatira mvuga gakeya cyane nkumva ufite isoni z'iki abizana twahuriye urankatira ariko nendaga ngo njyewe umunsi nikakunsura tukaganira
yaba afite akanya gakeya nk'iminota nk'icumi yo kunganiza cyangwa se iminota 3 nta kibazo yo kunganiza ukamubwira icyifuzo cyawe kikugendesheje izi saa nta kibazo saa yine uje gusura teta cyane iyo wakunze umuntu ujya bajya baca umugani ngo akababaje umutima akazindura amaguru ariko umugani waciwe n'abanyarwanda ubu se wazindutse saa yine navutse nk'usanga ntabwo ari yawe uciye umva teta ko nagukunda si ibanga kazi arakuze kunkunda ni byiza fresh hanyuma yo kunkunda hari iki kugeza kuri buri kimwe cyose ngaho zamu kiganiro neza niko mutangiye kuvuga neza iyo umuntu akunze umuntu urabizi ikintu gikurikiraho no nta muntu wari wankunda njyewe nagukunda okay noneho witegure ko gukundana nanjye urabyemera urabyemera ndabyumva banza uvuge ikintu uzakora iyo umuntu ari kwiyamamariza ubuyobozi abwira abaturage ibyo azabakorera kugira abashe kumutora ibigwi byawe no waganiriye wa mugabo nkumva ibyo utangiye kuza neza nizere ko umaye urukundo ese umuyobozi yaje kwiyamamaza ngo nizere ko umuntu we banza uvuge ibyo uzakora ibindi byose biza nyuma y'urukundo iyo umuntu abaye urukundo turakwemera gukunda no gutora ngaho byose urabinyemera ngaho tubwire tetasha yonyine ngewe nubwo nakora hano hataragira nawe numva bishimishije kurangahe kuva ari wowe kurangahe gukora ushaka ngahe twiganirira ibyo twireka ibyo ngibyo iyo umuntu akoze hano bituma azamura birebire hanyuma teta agenda akureba kunkurura urankurura ariko njye nagusanga nkabona uransi sinzi ikibazo ntakira ariko wanyeze imbere reka ubu ngubu naguhaye rugari naguhaye iminota 5 yo kunganiza hasigaye 2 kurusha amahirwe ufite rero teta uko bimeze ndakumva sasa ubu nanjye ntangane kubona nagutera nijoro sibyo ndashaka uzashaka umwanya uhagije gusura tukaganira neza fresh kujyanye n'iki kujyanye n'urukundo umpaye jewe ndakureba nkabona urukundo umpaye sibyo atari shyashya ndareba nkabona urukundo umpaye urumaye ari uruzakora ibindi bintu ukazubaka ariko njye niko mbibona sinzi we nawe niwe nakubwiye ngo nta kibazo noneho rero sasa hari igikampani nkoramo ako kana ahubwo umva ndabizi neza ko cheers hari kampani ukoramo utyo mukabanye iyo kampani twagiye nzagukora niyo mubona kereka usibye gusara gusa uteza amatwi iyo kampani ukoramo hari igikampani nkoramo urumva kamanze nsomeho hari igikampani nkoramo urumva kitanga akazi rero ndumva nawe kwapuringa ukazajya gusaba y'akazi sibyo yego ari gufashamo buri kimwe cyose kare kose se wajyaga kure nizere ko iminota ariko inoti nyizo gusasa nyine nawe reba ahantu umuntu aryama kuhasasa inoti neza zikadunda nawe niba hari iminota rero urukundo rwanjye rwose uko rungana gusa waruryanye nturebe ukuntu umeze se urahenze urukundo rwanjye ntundebe ukuntu nambaye ukuntu umeze neza wambaye imyenda ihenze n'inkweto zihenze ariko icyambere kuzitanga ukazinsasira nanjye nk'iryambere noneho rero sasa neza kamwereka nk'umuntu w'inshuti yanjye nk'umuntu dukundana kamukorera umuti sasa sibyo kamukorera umuti ujya muri ako kazi noneho kangewe ntahe ko tuzabona ejo bigukorera ubwo ejo uzampamagara tubonane sibyo sibyo of course nta kibazo okay noneho ahubwo hari akandi kantu nungutse musigireho kudufaranga hano dukeya usigare wifashisha nk'umuntu inshuti yanjye kanakwemera
nta kibazo kwemera kabisa ngombyana imbere yawe 0 yego 4 yego 8 yego 7 sawa ayibonye sicyoshye teta Aline sawa sawa noneho icyo kunywa cyanjye nyimaremo tengo ndetari murakoze cyane kandi ndagushimiye nanjye ndagushimiye cyane ngo tuzabona ikindi gihe tabafashe neza murakoze se amafaranga ko ari menshi nta kibazo ijana kuri momo yego ikibazo twebwe nta kibazo tuba dufite murakoze kugura agafanta ubwo rero turi kumwe nta kibazo ubwo nahejo sawa sawa mugabura tugiye kuzimukuraho kweje abonye witera ati turi muri ibibazo bankundiye amafaranga aje kunzanira ubuhumirana byo mu bakampani ndaje mwereke azana yasasa cyangwa nanyihanaguza banyiba batanyiba no twateka se umushyitsi uhahora cyaremo ariko ndabona n'imizigo irimo gutinda sinzi ikibazo karangire mpamagare numve ko mutaza bimeze bite mugire vuba vuba utebuke turi ku isoko murabizi aho tugomba guhurira igice cy'umunota ntacyo najya ndawutegereje uwo muzigo ndeba umuzigo nteganyiriza pastor ngira ngo wenda ari uyu munsi ushobora kwishima uratanga icya 10 n'amashimwe uyu ni umuzigo wabonetse ni umuzigo reka tubwire bene ndakwemera yemezamirimo wacu nawe umushoramari wambwiye tubwire uko bimeze ntabwo ari uwo nakubwiye ni uyu nguyu ndakubwiye wowe rero uba wasomye cyane ntumenye n'ibyo navuze mba ndi mu bitabo by'Imana rega murati ntama nawe ntacyo reka banza turebera reka twumve yaduha turye kashi ibindi biraza kandebe umuzigo mwatuzaniye ko byifashe ese mwana uvuye kwiga coaching yongi ugiye kwiga coaching ese mwana uvuye kwiga hard coaching cyangwa ugiye ndimo ndajya okay nawe gushaka agapeti urumva urakana ushaka kutuganira ubundi waretse ibintu byo kwiga sho ntabwo nareka kwiga waguye telefone wava mu ishuri ya telefone nkaka ngaka nese ushobora uko nize sindiho arakana ushaka kubwira rero siko mbona umuzigo w'uyu munsi nta hantu uhuriye n'ubushize ndabona rwose nta kigenda ndabona mwapfunyikiye ikibiribiri rwose twahise kandira uko dusanzwe dukorana ndabona hari ikibazo umva ndabona uyu munsi rwose nta kigenda umwana se urabona uragaya ibiro se uragaya ubuto ni iki kitagira twana ni duto n'uduturage turi aho ngaho ndabona wapi rwose ntacyo nawe uzabanza ubamenyereze wenda bazajya kujya muri gahunda bamaze gusobanukirwa ntacyo ntabwo turi bunanire mwicara gato tuvugane shara hano mubwira mwana mwiza bite se sa ambaye tunoza twiza narahebye mwana warahebye se shapeti ukiga koko waheba bigakunda niko nari peti ko nagushakaga nasa mbiki kunshakira ejo uzajya ku ishuri nzajya mu bizamo ejo wabiretse se ukaza nkakubwira mu rugo ko hari akantu ushaka wanyica kabisa umva nyine ukuntu mubwira ibintu by'isitari sibyo ni ahantu nyine nashakaga ni umuntu ushaka kujya kuzanaho amafaranga sibyo
nagira ngo uzamfashe. Amafaranga ubwangana iki? Amafaranga menshi ntabwo amafaranga nkahita ngura na telefone. Ibintu by'ishuri uzabireka, ibintu mbona nta kamaro. Usibye sinaretse. Ntabireka kabisa nimba arimo amafaranga. Aha, uremeza? Umva siporo gahunda zesitaye, sibyo? Wowe mu gitondo ubyuke urumva ukarabe fresh nyine iwanyu bereke kuje ku ishuri, sibyo? Mu rugo ni hano ruguru uzahita uzundebe, sibyo? Uzahita uzundebe dupanga gahunda ku neza urumva kandi nzagutera akantu mwana, sibyo? Uzahita amasanga y'amafaranga. Wowe uzaza tuzapanga mu rugo, sibyo? Kandi nzakugurira akantu, nzakugurira n'akandi gashanete ndabona tuntu nk'utu nawe turi petit, urumva? Kandi nahita nkugurira n'ikifungo kirenze, urumva? Wowe nkahita nkugura fone, ibintu by'ishuri ugahita ubikaba, urumva? None ukazajya uva iwanyu nkaho uje ku ishuri ugahita ukatira mu rugo nkakwereka gahunda ukuntu imeze, sibyo? Harimo amafaranga menshi. Harimo amafaranga ateye ubwoba, sibyo? None wowe guruka uyitegure. Ngira ngo pastor reka twumve wenda umukiriya wacu icyo atubwira. Natubwiye twumve ko arimo akantu. Uyu munsi ubwo nyine hasigaye ikindi kintu biri hari ndabona ndubaye nka miliyoni ijana zonyine. nk'umuntu dusanzwe tugura uko mbibona kandi nawe dufashe wumva wenda ko dusanze mu kibazo ngo we wahita ufatiraho nawe duhenda. Umva petit, noneho wetaha iwanyu bataza kukubura, sibyo? Kandi nemereza uko dufime nshomo. Nare petit, sibyo? Turi kumwe nare buze kuza hakiri kare petit, sibyo? Panta igikurikiyeho ni surprise nakwemereye. Yewe nyine umuzigo wavuze ndawubonye. Nubwo wenda mu bice bitaramera sawa ariko mfite surprise ufitiye. Niyo mfitiye amatsiko cyane kurusha n'ibindi byose. Okay, sawa. Reka turebe icyo dukora. Reka nyitegereze ndebe. Reka imodoka. Inama z'Imana zizayiguha. Hari iyo ufite, hariya ntugire ebyiri. Ne ebyiri ku bya 10 n'amaturo byarabuze. Ibya kimwe n'amashimwe byarabuze. N'amanyanga yawe. Surprise. Then ibindi turabikomeza. Agiye kuma konake ya n'amanyanga limozini n'amanyanga yawe. Waguhiye nawe kwicururiza ariko. Wakubacuruza iyi bunda. Iyi ni imari yacu tugomba kuvuganaho. Imari tugomba kuvugana. Abantu bangahe? Y'abantu batatu. Surprise. Fani wanjye ubayeho neza? Papa nukuri nta kibazo mfite. Urarya ukaryama mwana wa? Nta kibazo na kimwe mfite papa. Mama we yavuye mu rugo yaragiye kubera wowe. Pastor. Yego Beni. Dukora akazi. Fani wamubonye. Namubonye umwana wanjye ntabwo ameze neza. Ntabwo ncika namubonye. Muraza kuvugana hanyuma? Yego. Reka tubanze dukora akazi. Yego. Hanyuma ibijyanye na Fani. Yego. Turaza kubihuza na mushiki wanjye Mbabazi. Uvuze ngo iki? Calm down. Pastor, calm down. Tukeneye kongera tukaganira. Fani wamubonye nta kibazo ufite. Fani, hari ikibazo ufite mama? Nta kintu na kimwe. Ngaho bawigiriye ku ruhande turaza kureba kongera tukaganira. Pastor, reka rero tugenze tubanze dukora akazi. Ntuzongere kunsiga. Humura mwana wa, turi kumwe na mama wawe agiye guhitaza humura. Papa bye. Pastor, yego rero dukomeza akazi. Umusiko tudepoze bijyana n'umushoramari. Hanyuma ikega ari tubanze tudepoze. Okay. Ariko umuzigo wacu urafatika. Tuzavanamo akantu muri ya gahunda. Ntacyo bitwaye ndabona n'abandi bagiye kuduhenda ariko ntacyo. Okay, noneho reka tugende tujye muri biro tuvugane. Dupanze gahunda. Ya. Aduhereze. Okay. Okay. Sawa sawa. Murabona ko bakiri bamaze kugenda. Ubu ni igisigaye uri kibamba.
twishyura mukanya agiye kuza agasheke ugomba kutwishyura mukanya kagiye kuza bagire vuba ahubwo bakazana imizigo ngo nyikore neza cyane mfite amafaranga menshi abana mwamaze kuza neza mu kazi ariko bari abakire bagira inda niba n'akantu karimo ikintu mwari badusigiye ibi bose byose byari biraha bigira inda ndende ma rebe biradutuye gusa natwe n'igihembwa tuzanywa izacu ma ahubwo turashaka amafaranga bagire vuba twishyure twakoze akazi gakomeye urabona twari umuzigo w'amamiliyoni none mugabanye amagambo y'iko ariko twakoze mutwishyure cyangwa se mubireke turashaka amafaranga aretse mukagiye kuza ndavugana na bose mukuru sawa Pastor Lopez. Muka byakugenda cyita kwinjeza amasaha edi karibu. Byararangiye. Aya macupa se kandi. Ntabwo bizi. Muka bigenze bite? Byararangiye. Love you. You must love me. You understand? Love mu kazi no. No. Jewe. Yifite amafaranga. Mva cyambere akazi. Umuzigo. Akazi mbere urukundo hanyuma. Jewe tubihagaritse wamba cyangwa nagomba. Wawomba ndabizi. Nta mpamvu ariko yo kubivanga. Jewe. Okay, Joe. Suppose. You are a good worker. Okay? Thank you, sir. So